Tubaye ikaze mwese mudukurikiye, tugiye kuganira ku ngingo ikomeye y'amazi. Ntimubice amazi kuko amazi ni ingenzi, muraza kubyumva. Niyo nabirebye mu mibereho isanzwe, hejuru ya 70% by'ubuso bugize isi ni amazi, ariko n'imibiri yacu hejuru ya 60% abanga batubwira ko tugizwe n'amazi. Ese amazi tuyakoresha mu buryo bukwiye? Ese uko turayakeneye? Ko hari abantu se twabyirutse twumva ngo nabakungu, ngo nabakungujumba, ahabwa ati sinjya nywa amazi atubwo n'ayabakene. Turaza kugaruka kuri icyo ngicyo, turebe byinshi tutazi ku mazi, cyangwa se tuzi ko tuzi tutazi, na byinshi dukeneye kumenya. Ndi kumwe n'umuhanga mu by'imirire no kuboneza imirire, Anastasie Mukakayumba. Twongeye kubaha ikaze. Yego, murakoze. Uyu munsi tuzaniye amazi. Yego. Ubwo tubanze dusomeho. Tubanze dusome. Aravuga ngo ku buzima bwacu se nayo kandera. Ku buzima bwacu. Amazi rero, kubera iki amazi? Amazi kubera ko ari ingenzi cyane ku buzima bwacu. Nk'uko wari umaze kubivuga, umubiri w'umuntu ugizwe na 60% by'amazi, ariko ibice bitandukanye by'umubiri wacu biba bifite igipimo gitandukanye bitewe n'igice icyo ari cyo. Twavuga nk'urugero, imiskere zacu cyangwa se imikaya ikenera amazi ku gipimo, cyangwa barimo amazi ageze ku gipimo cya 83%. Ubwonko buba bufite 73%. Mu magufa naho amazi abamo agera kuri 31%. Mu bihaha 75%. Mu mwijima, mu mpyiko, buri gace kacu kose k'ingingo zacu kagiye gafite igipimo cy'amazi gitandukanye n'ikindi, bitewe n'uburyo urwo rugingo ruyakenera cyane. Ubwiye abantu kujya kuganira amazi, wa mugani bashobora kuguca amazi bakavuga bati ese uyu watuzaniye ibintu byitwa amazi, kubera iki azanye ibintu byitwa amazi? Kubera iki wenda kuba hari ibitugize bikenera amazi cyangwa se bigizwe n'amazi nibyo byonyine bigomba gutuma dutekereza ku mazi mu gihe tuvuga mu mibereho yacu ya buri munsi, yaba imirire n'iminywere? Eko, impamvu tugomba kuyavugaho nuko hari ubushakashatsi bwinshi cyane bugenda bugaragaza ko nibura abarenga 99% by'abantu batuye ku isi batazi kunywa amazi uko bikwiriye. Nubwo tubivuga gutyo, ubwo ni ibipimo biri standard by'uko byakagombye kuba bimeze igihe umuntu anywa amazi neza. Akariyo mpamvu tuyavugaho kugira ngo tumenye ese amazi tunywa aba ari meza, ese tuyanywa ryari, tuyanywa gute, tunywa angana te, dukeneye angana te ku munsi. Ibyo rero nibyo turi buganireho cyane kugira ngo turusheho kubimenya. Mu Rufaransa rusukuye, iyo umuntu ashaka kwerekana ko ibintu byoroshye aravuga ngo c'est facile comme boire de l'eau. Ngo byoroshye nko kunywa amazi. Hari abatekereza ko kunywa amazi byoroshye? Hari abatekereza ko byoroshye, ariko ntago byoroshye, gusa ntibinakomeye. Ayo mazi tuvuga naya kuko umuntu wese ashobora kubona igisukika, ashobora kubona ugafata ayo nyine ayo mazi asanzwe ukavangamo n'ibindi. Amazi tuvuga naya ni amazi agomba kuba ameze ate? Nk'uko twese tubizi, umuntu wageze mu ishuri akiga isomo rya biology yize amazi. Twize propriété z'amazi, ibiranga amazi. Amazi ni igisukika gikozwe mu buryo bw'ubutabire na atome ebyiri za hydrogene na atome imwe ya oxygene. Turavuga ngo ni H2SO. Amazi meza, amazi tunywa, amazi adutunga bayita amazi potable. Ni amazi agomba kuba atagira ibara, ntagira impumuro, kandi ntagira n'uburyohe. Ikindi, amazi meza ntagomba kuba arimo mikorobe zishobora cyangwa ibindi binyabutabire bishobora gutera indwara. Ayo niyo mazi rero tuvuga, ayo niyo abasha gukora reaction zitandukanye hamwe n'ibindi bintu bigize ubuzima byose. Tuvuge n'urugero, amazi akuramo imyanda mu mubiri, ariko turanayakoresha mu buzima bwa buri munsi gukura imyanda n'ahandi hantu hatari mu mubiri. Ayo niyo mazi akora reaction zitandukanye, atuma digestion igenda neza, igogora rigenda neza, atuma uruhu rwacu ruhehera,
agatuma igogora rigenda neza ndetse no gusohora imyanda itandukanye mu mubiri, atuma ingingo zacu z'amagufa, aho amagufa ahurira, ingingo zibasha kuba librifiye, mbese zigakoranaho neza bitakocoka nk'aho hari ibiti bivunika. Atuma ubwonko bwacu bukora neza. Iyo umuntu atanywa amazi ashobora kugira ikibazo cyo kumva concentration y'ubwonko itagenda neza. Ku muntu wakuriye mu cyaro, nari ntangiye mbivuga, abantu bitwaga abakungujumba cyangwa se n'abakire, avuga ati amazi n'ay'abakene, akavuga ati imyaka ngize ntabwo nigeze sinzi amazi uko asa. Yanywa ibindi inzoga, umutobe, bakavuga ko amazi ari amatyazamuhoro. Hari n'abavuga ko bazayanywa barohamye, ibintu byinshi cyane. Si n'abakungujumba. Impamvu iki kiganiro ni uko tubona n'iki gihe n'abantu bize batinyuka kuvuga ko amazi ari ikinyobwa giciriritse. Twafashe uyu mwanya kugira ngo twongere dusobanukirwe n'agaciro k'amazi n'umumaro wayo mu mubiri, tumenye n'uburyo tuyanywa kugira ngo atugirire akamaro. Ntegereza rero ko ntabwo izo ari imvugo za kera gusa, n'uyu munsi zirahari, ariko zifite ingaruka mbi cyane ku buzima bwacu. Tuvuge n'urugero, amazi tugomba kumenya uko tuyanywa. Amazi tuyanywa ryari? Iyo tugitangira umunsi ni byiza cyane kunywa amazi, kubera yuko atuma amaraso yacu, iyo tubyutse mu gitondo, kubera imirimo ubwonko bwaraye bukora yo gutuma selile zacu zisazura, ubwonko buvura cyangwa se busana ibyangiritse mu mubiri, bubika amadosiye atandukanye twiriranywe, buvana mu mubiri imyanda itandukanye, bukenera amazi cyane na oxygene nyinshi. Iyo tubyutse mu gitondo rero, amaraso yacu aba yongereye icyo bita viscosité. Wenda twaryamye, amaraso yacu twagereranya atembera nk'uko inshyushyu yabitembera, ariko mu gitondo amaraso yacu aba yavuze ugereranyije nuko twaryamye. Ni ukuvuga ngo ntabwo aba akiri fluide, ntabwo aba akihuta nk'uko asanzwe yihuta ku manywa iyo turi mu kazi tukanywa amazi hato na hato. Rero mu gitondo ni umwanya mwiza cyane tukibyuka, tutarava mu cyumba turaramo ngo dutangire gukora indi mirimo, kubanza kongera gushyira amazi mu mubiri kugira ngo amaraso yacu abashe gusirikira neza. Ibyo rero birinda kuba umuntu yagira indwara zitandukanye z'umutima. Amazi rero tuyanywa gute? Tugomba tuyanywa gahoro. Umuntu asomaho, akazondeka gahoro, hanyuma akayamira. Ni ukuvuga ngo nibura aka gacupa k'amazi gapima mililitiro 500, umuntu yagombye kugakoresha arimo kunywa iminota nibura 10. Ni ukuvuga igihe ubyutse ugomba kunywa amazi uzirikana ko ari ikinyobwa cyiza, yuko ari kado ikomeye uhaye ubuzima bwawe utangira umunsi, ari umutima, ari ubwonko, kugira ngo butangire umunsi neza. Tugomba kuyanywa avec gratitude, ni ukuvuga ngo dushima ko twayabonye, kandi dutekereza ku mumaro agiye kumara kuri buri rugingo rw'umubiri wacu. Rero cya gihe ubizirikana niho usomaho, wongera ugasomaho. Ushobora kuba uri no gusenga, ushobora no gutekereza kuri gahunda y'umunsi, ariko ni ukuvuga ngo tugomba kunywa amazi mu buryo buri dufitemo conscience cyane ku mumaro amarira ku buzima bwacu. Ibyo bintu byo kuyanywa gake gakeya rero bituma yinjira muri buri karemangingo kose k'umubiri wacu, ntahite asohoka yihuse, bityo akabasha gutuma tugira hydratation ihagije. Ni ukuvuga ngo amazi, ubuhehere bw'umubiri wacu bukaba buhagije. Rero ntabwo ari aya mu gitondo gusa, n'ay'umunsi ikindi gihe tuza kuyanywera. Nibura bisaba ko mu gitondo tumaze kuyafata, kugira ngo dufate ifunguro rya mu gitondo agomba gucamo iminota hagati ya 30 na 45. Nyuma yaho tukabona tugafata ifunguro. Nyuma yuko nanone twarifashe, dushobora kongera kuyanywa nyuma y'isaha cyangwa amasaha 2, n'ubundi tukayanywa buke buke. Umuntu wese ku gipimo cy'amazi ashobora gufata ku munsi
agomba kuyanywa ayashyira mu byiciro. Ntago igipimo cy'amazi uri bumwe ku munsi ugomba kuyanywera rimwe, ngo ubyuke mu gitondo wicare hanyuma uyanywe uyagotomere uyarangize ako kanya. Ugomba kuyacamo nibura mu bice bingahe by'umunsi, mu bice 4 by'umunsi. Urumva ukibyuka, nyuma yo gufata igaburo rya mu gitondo, mbere yo gufata ifunguro rya saa sita, ukanywa amazi usomaho buke, ukajundika gahoro, hanyuma ukamira. Kuko uko dukora akazi, uko tuvuga, niko dutakaza amazi. Rero umubiri tugomba gukomeza kuwongerera ubuhehere ndetse n'ingingo zacu z'imbere kugira ngo turusheho gukora donc akazi neza, ubwonko bwacu bube buri concentré, bufite imbaraga zikwiriye. Ikindi nanone ni byiza cyane yuko amazi tuyanywa kugeza nibura saa 12 za nimugoroba. Nyuma yaho tukaba duhagaritse kunywa amazi, kuko iyo twayanyweye gutyo biba bihagije ngo umubiri ufite ayo uza gukoresha nimugoroba mu ijoro ryose, aho ubwonko buyakenera cyane mu mirimo itangaje buba bukora. Imwe twavuze yo gusazura ubwonko, gukura imyanda mu mubiri, gusazura ingingo zangiritse, zashaje. Ibyo byose ubwonko bubikora bukeneye amazi na oxygene nyinshi. Rero kugira ngo nijoro tutaza kurara tubyuka tukabuza ubwonko bwacu gukora akazi kabwo keza, bigomba kuba byarangiye nibura saa 12 za nimugoroba. Murakoze, mumaze kudusobanurira akamaro amazi afite mu buzima bw'umuntu, ariko kandi mukavuga muti ni byiza kuyanywa mu byiciro. Reka turusheho kumva ibyo byiciro uko umuntu yabibara. Ese abantu bose bashobora kunywa ingana y'amazi bitewe n'imiterere itandukanye y'abantu n'ibibazo byihariye bafite? Ubwo nagira numve n'ibipimo abantu banyweraho amazi bikarushaho kubafasha. Yego, ntabwo abantu bose banywa amazi angana ku munsi. Hari ibintu bitandukanye bituma tutanywa amazi angana. Akenshi hari formule zitandukanye zikoreshwa kugira ngo umuntu amenye amazi agomba kunywa. Ufata formule yoroshye, ni ugufata ibiro byawe ukagabanya na 30, ukaba ubonye amazi nibura ari standard wagombye kunywa buri munsi. Niba mfite ibiro 90 hagabanya 30, yego, ubwo ni gatatu, ni litiro 3. ubwo zaba ari litiro 3. Ariko ayo mazi ashobora kwiyongera cyangwa kugabanuka bitewe n'ibindi bintu bitandukanye. Bishobora kuba bitewe n'uburwayi, nk'abantu barwaye impyiko zabaye chronique, akenshi na kenshi banywa amazi makeya kuko ziba zitagifite ubushobozi buhagije bwo gusohora amazi n'imyanda mu mubiri uko bikwiriye. Aho niho yegera muganga akamufasha kubyumva neza. Yego, agafashwa kumenya amazi agomba gukoresha. Ushobora guhindura icyo gipimo cy'amazi, gishobora kwiyongera nanone bitewe n'uko klima imeze, uko ikirere kimeze. Niba hashyushye cyane, umubiri uri gutakaza amazi, uri mu gice wenda cy'isi kirimo ubushyuhe bwinshi, ushobora gukenera kurenza kuri ya mazi asanzwe wifata mu gihe hariho ubushyuhe buringaniye. Ni ukuvuga rero ngo buri wese ashobora kunywa amazi akurikije na activité akora. Ushobora no kuba umuntu akora siporo nayo ituma y'amazi ari standard ushobora kuyongera rero ni gute? Naho hari formule kuri yandi wagombaga kunywa, ukuba ibiro byawe ugakuba 0.03, ukabona ingano y'amazi nanone igihe wongereye ushobora kongeraho. Ni ukuvuga rero ngo ikintu cyose kiba gifite gahunda. Ubwo ibyo baba barabibazo bashingiye ku ki? N'ubushakashatsi baba baragiye bakora, kuko iri somo ry'amazi cyangwa se kuri iki kiganiro turi kuvuga cyashingiye cyane ku bushakashatsi bukomeye bw'abahanga, abaganga n'abandi bantu batandukanye bagiye bagira amatsiko bagakora ubushakashatsi butandukanye ku mazi, cyane cyane abaganga bakora ku barwayi babaga bafite. Reka tuvuge no ku bantu b'ingeri zitandukanye, wenda nk'abana batoya, abasaza, abakecuru, abagore, abagabo. Ese abo bose nta mwihariko wazamo mu gihe kijyanye n'uvuga ngo ingano y'amazi, igipimo cy'amazi nanywa cyaba kingana gutya? Tugendeye ku biro umuntu wese ajyana donc abona amazi agomba gukoresha. Ni ukuvuga ngo umugore utwite, umugore wonsa,
nacyo ni igihe cy'umwihariko cy'ubuzima bw'umuntu. Amazi anywa ariyongera nawe, kuko aba agomba, nk'umuntu wonsa arayatanga cyane mu mashereka kurusha mbese wa wundi uba uri banywe, nta wundi muntu ari buze guhereza ku mazi yanyweye. Ibyo rero ni ibihe bitandukanye. Abantu bakuze nabo bafite umwihariko, kuko akenshi na kenshi abantu bakuze ntago bumva inyota mu buryo buri biologike. Ntago abantu bakuru kumva inyota biragorana, rero niyo mpamvu bashobora kugira ikibazo cya desidratation umuntu ntabimenye. Bagirwa inama nabo bo kubara y'amazi nk'uko bikwiriye, hanyuma bakajya bayanywa buhoro buhoro ku munsi kugira ngo batayatakaza. Ikindi kandi bavuga ko umubiri w'abantu bakuze igipimo cy'amazi kuri bo ntago kigera no kuri 60, usanga kiri kuri 50 cyangwa no hasi yaho. Rero ayo bifitemo mu mubiri, abo bifitemo mu mubiri. Niyo mpamvu rero nubwo twayakarikiriye dukurikije ibiro byabo, ariko nanone no kumenya uburyo bagomba kuyanywa. Bagomba kuyanywa kwa kundi gake gake, ariko ntibategereze ko bagira inyota, kuko kugira inyota deja ni ikimenyetso cy'uko umuntu yamaze kurengera ubuzima bwatangiye bwonyine kwiburanira, buvuga buti bimeze nabi. Ni nka kwa kundi uteka inkono igashirira, ukumva ibyo utetse byagusanze ahantu runaka, ukavuga uti inkono yashiriye. Inyota ni sinyari igaragaza ko serire zawe, uturemangingo twawe turi muri souffrance yo kubura amazi. Watubwiye ko tugomba kuyanywa mu byiciro, mbere yo kujya muri siporo kubayikora ukabanza ukanywaho, wavayo ukanywaho, hanyuma mbere yo kurya, mbere y'iminota 45 cyangwa isaha nabwo ukayanywa, na nyuma yaho, nyuma y'icyo gihe nk'isaha ngahe, hagati ya saa 9 na saa 11 nabwo ukayanywa, uko wajya ubivuga. Ubwo nagira ngo numve upima gute ayo wagenwa kuri buri cyiciro. None ubwo nakubaze, ese ni byiza kuyanywa konje? Hari tugira amafirigo, abantu bakize bafite amafirigo, hari n'abashobora kuyashyushya akaba ari nk'akazuyaza cyangwa se ashyushye. Urakoze. Ni ukuvuga niba ku munsi na karikire ngasanga nywa amazi angana na litiro 2, mu gitondo mbyutse nshobora kunywa 1/2 cya litiro kwa kundi gahoro. Saa 5 nshobora kunywa nanone 1/2 cya litiro. Nyuma yo kurya nkaza kunywa 1/2, hagati ya saa 9 na saa 11 nanone nkanywa 1/2. Nanone kandi umuntu ashobora gufata mu gitondo agafata ya 750 aka gacupa n'1/2 cyako, akaba ari yo nywa saa 5 n'igice mbere yuko nza kurya, nkanywa agace na nimugoroba, nkongera nkaza kunywa andi angana na 750. Litiro 2 zanjye nkaba ndazibonye. Ahangaha birinda umuntu kumva ko amazi ye y'umunsi yicara akayanywera rimwe. Ibi ngibi binaniza impyiko, ntago zishobora kuderena amazi uko bikwiriye, kandi ku munsi haba hari activite zitandukanye. Ntago rero umubiri ukora stock y'amazi kuko ugenda uyasohora. Niyo mpamvu uko dukora akazi tugenda tugira desidratation, dutakaza amazi. Tugomba rero no kugenda tuyasubiza umubiri wacu. Twabonye ko na nijoro desidratation ibaho, ariho umuntu ashaka kubyuka kumva afite inyota cyangwa kugabanuka kw'amazi mu mubiri. Yego. Hanyuma bigatuma ko mu gitondo geste ya mbere tugomba gukora tukangutse ari ukwicara neza, tukanywa amazi tubitekerezaho nk'uko umuntu ukanywa nk'angarigize kibyuko gwanywa nk'anganiki. Aya niyo navugaga. Ushobora kunywa ayo ni igice cya 2 cya litiro. Ushobora no kunywa igice aka ka litiro n'2 cyako. Ushobora no kunywa litiro yose, bitewe n'iki n'amazi ufite kunywa ku munsi. Nari ntanze urugero ku muntu unywa litiro 2 ku munsi uko yabigenza, noneho n'umwe 3 nawe kugira ngo yumve nawe uko yagenda kimwe cya 2 ukinywa ukibyuka. Yego. Kubera iki? Hari icyo bifasha cyihariye? Ni ukuvuga kwa kundi tuba twagize inyota kubera umubiri waraye ukoresha amazi cyane, tuba dukeneye amazi ahagije kugira ngo amaraso yacu abashe gutembera neza tugitangira umunsi, bityo byorohereze umutima akazi ko gutuma amaraso asirikira neza mu mubiri wacu. Nk'umuntu uri bubanze gukora siporo nabwo yanywa, niba afite litiro 2 anywa ku munsi, yanywa litiro ako kanya mbere kujya muri siporo, cyangwa yanywa igice yavamo akanywa ikindi? Ntago twavuga itegeko riri standard,
ariko nibura ntajye hasi ya 1/2 cya litiro y'amazi mbere yo kujya muri siporo. mbere yo kujya muri siporo. Ubundi baravuga ibirahure 4, ibirahure 3, ibyo ngibyo ni amazi rwose ari make yashoboka umuntu agomba kunywa. Nakubaje rero ashyushye, akonje? Yego. Akazuyaza. Amazi tunywa mu gitondo ndetse no ku yandi masaha y'umunsi agomba kuba afite ubushyuhe bungana naho temperature ambiante, donc ubushyuhe bungana na miliye umuntu aherereyemo, cyangwa se ari akazuyazi. Ntabwo ari byiza kunywa amazi akonje, kuko amazi akonje abangamira igogora cyane, abangamira igifu cyane. Wavuga ko wenda atari bukimara kurya cyangwa se utararya, ibyo uko byagenda kose iyo amazi akonje ageze mu gifu, bavuga ko ateramo shoke yo kugabanura temperature cyangwa igipimo cy'ubushyuhe igifu kigogoreraho, kiba kirimo gukoreraho, kandi kugira ngo yongere igifu gishyushye temperature yayo yo kugogora bisaba imbaraga nyinshi. Ibyo rero bikananiza igifu, akaba atari umuco mwiza kunywa amazi akonje cyane cyangwa se ashyushye cyane. Amazi meza tunywa agomba kuba ari akazuyazi cyangwa se afite igipimo cy'ubushyuhe cyaho duherereye uwo mwanya tugiye kuyanywa. Hanyuma hari abantu baba bafite amagurude, abantu bagenda basirimuka, ukabona buri gurude ye hashushanyijeho utuntu dutandukanye. Biriya byo mubivugaho iki? Ayo magurude afasha abantu kumenya igipimo cy'amazi banyweye. Na kwa kundi nyine twavuze ayagabura ku munsi, akamenya mu gitondo nanyweye aya, isaha nanyweye aya, biramufasha cyane kumenya ko koko yabyubahirije. Niba azi ko agomba kunywa litiro 2 ariko yareba ku igurude ye, ni nk'uburyo bwo kongera kumufasha gukanguka kugira ngo amenye ko hari ikintu agomba umubiri we atawuhaye. Rero kandi tukivuga ku magurude, twavuga no kubikoresha amazi yacu agomba kuba abitsemo kugira ngo koko twizere ubuziranenge bwayo. Amazi tunywa agomba kuba ari mu bikoresho swate by'ibirahure, mu bikoresho bikoze mu biti, ibikoresho bikoze mu ibumba, ibikoresho bikoze mu butare, mu byuma bita argent cyangwa se ibyo bita cuivre. Cuivre ni bari umuringa mu Kinyarwanda. Donc ibyo ni ibikoresho byiza dushobora gushyiramo amazi, tukizera yuko nta binyabutabire bibi biza kuva muri ibyo bikoresho biza mu mazi. Muri plastique tugirwa inama yuko amazi atagomba gutindamo cyane, cyangwa se ngo abari muri plastique ajye no ku zuba. Icyo gihe amazi, aya macupa ya plastique nubwo yaba ahuje n'iby'ubuziranenge, ashobora uko atinda ashobora kubamo ibinyabutabire, ibyo bita microplastique biba biri muri aya macupa, bishobora gutuma y'amazi aba adafite ubuziranenge. Ntabwo rero amazi agomba kuba ari muri plastique ngo ajye ku zuba kandi ngo atindemo igihe kirekire. Kuko abantu benshi iyo basukura amazi bayateka cyangwa se bafite ubundi buryo bwo kuyasukura bashyira mu tubido, ibyo se byo ntacyo bitwaye? Bayashyira mu tubido ntacyo bitwaye, ntayashyiremo ashyushye, kuko izo reaction, ibi bikoresho by'amaplastique biba bikoze muri produit pétrolier. Iyi reaction y'amazi ashyushye n'ibikoresho bya plastique bituma amazi yacu ashobora kuba kwanduzwa n'ibyo binyabutabire. Nubwo mu kugakora ari kazima, ari keza, ariko gushyiramo ashyushye ni bibi. Amazi rero agomba kuyashyiramo akonje, kandi ntamaremo icyumweru cyangwa ibyumweru 2 ngo wumve ko ari amazi agifite ubuziranenge umuntu yanywa. Rero nanone hari ukuntu usanga abantu bavuga ati igihe yonyweye amazi atetse, ni imyumvire. Iyo nyweye amazi atetse arambihira, ngiye nkunda kunywa yo ku isoko. Ubwo bikanajyana n'uburyo bwo gusukura amazi tunywa turuka mu bigo biyakwirakwiza, amatiyo acamo, imiti ikoreshwa, niba byo ntacyo bishobora kwangiza ayo mazi. Yego. Hari mu bihugu bitandukanye bafite uko bakontorora amazi, karite y'amazi. Bakubwira ko akenshi iyo ugiye mu gihugu ugerageza kwiransenya cyangwa kubaza amakuru ukamenya uko amazi yaho ameze. Amazi ya robine hari ibihugu byateye imbere,
aho usanga mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije kugira ngo bagabanye amacupa ya plastique aba abikwamo amazi, basukura amazi n'amatiyo acamo ku buryo amazi abantu bayavoma kuri robine bahita bayanywa nta mpungenge bafite. Rero ugomba kumenya niba koko ayo mazi y'aho hantu ugiye kunywa ariko ameze. Ariko niba bakubwiye bati ntabwo twizeye aho amatiyo aca n'ibiki, icyo gihe ayo mazi avuye kuri robine ugomba kubanza kugira ikindi uyakorera. Ni ukuvuga ngo akenshi na kenshi bisaba ko anyuzwa muri filtre. Ni byiza cyane ko amazi ya robine tuvoma tukongera tukanyuza no muri filtre kugira ngo hari ibinyabutabire bisigaramo, hari n'ibindi amazi ahura nabyo mu matiyo, amatiyo yashaje amaze igihe, hari n'amazi usanga washyize muri filtre wajya koza buji za filtre ukumva haranukamo umugese, donc ukumva impumuro y'umugese, ndetse ukabona n'uburyo amabuji yari umweru yahindutse nk'ibitaka, uratekereza uti se nk'umuntu unywa amazi atabanje kuyafilitira bigenda bite? Ikiza cya filtre ntabwo zihenda, ikindi ntabwo ikoresha umuriro, ahantu hose umuntu ari wabizirikanye uzi ko amazi ari ingenzi cyane mu buzima ashobora kuyanywa asukuye. Nubwo aya robine yaciyemo ariko ugomba kongera ukanyuza no muri filtre kugira ngo unywe amazi wizeye. Iriya miti basukurisha amazi se ntacyo yangizaho? Akenshi imiti isukura amazi ibigendanye n'ibipimo mpuzamahanga by'ubuziranenge. Akenshi rero iyo twakoze iyo filtration cyangwa se amazi batwoherereza aba ari amazi ari kuri calibre cyangwa ku gipimo cyo kuvuga ko atakwangiza ubuzima bw'abantu. Ntabwo urwego rushinzwe gukwirakwiza amazi rushobora guha abaturage barwo amazi yo kwangiza ubuzima, kandi tuzi ko amazi ari ubuzima. Kunywa amazi ntitubice amazi rero? Ntabwo tugomba kubica amazi, ni igikorwa cy'ingenzi umuntu agomba gukora neza, akayanywa abishyizeho umutima kandi atekereza umumaro wayo ku buzima bwe, kuko akumira indwara nyinshi cyane igihe twayanyweye neza. Ntabwo ari ukuyanywa umuntu agotomera ku buryo ahagarara akagacupa ugasanga akanyweye mu gihe kitageze no ku munota umwe. Abenshi nyine usanga bagize gutya bakanayanywa bahagaze, kandi akenshi amazi ni ngombwa cyane ko umuntu ugiye kunywa amazi yicara. Nta muntu ndabona anywa inzoga bagiye kuyinywa baravuga bati narinzi ko umuntu yicara agiye kunywa amata. Umuntu ugiye kunywa amata agomba kunywa amata yicaye, umuntu ugiye kunywa amazi nawe agomba kunywa amazi yicaye. Nubona udafite umwanya wo kwicara ngo unywe amazi, ibyiza waba uyihoreye. Muri za kirazira z'amata bavuga ngo iyo unyweye amata uhagaze ngo uba wisurira kuzagwa kure. Kuzagwa ku gasi. Kunywa amazi uhagaze nabyo bishobora gutuma mu nda hazamo gaze nyinshi, ushobora kugira baronoma, donc kumva inda yabyimbye, ndetse no kwangiza ingingo. Ni ukuvuga rero amazi nayo afite kirazira. Hari ukuntu rero tuvuga ati twebwe tumaze gukura, twebwe turasomeza abantu, nta muntu mukuru niba ari ibijumba niba ari imibati ngo abirye byonyine bafite amazi asomaho gusomeza. Kunywa amazi turimo kurya ntabwo ari byiza. Hari abantu bavuga ko iyo batayashomeje ngo ibiryo birabaniga. Akenshi ibiryo biniga abantu kuko baba batabikanjakanje neza ngo byivange n'amacandwe, hanyuma n'indi misemburo yo mu kanwa ifasha igogora ritangirira mu kanwa ngo bimanuke neza byabaye nk'amazi. Kuko nyine muri siyanse y'imirire turavuga ngo tugomba kurya amazi tukanywa ibiryo, ni ukuvuga tugomba gukanjakanja amazi, tunywa amazi tukayatinza mu kanwa ku buryo amanuka, ireme ryayo risa naho ryiyongereye, yivanga n'ibinyabutabire byo mu macandwe, akamanuka asa naho agiriwe ameze nk'amazi ya gombo, amanuka asa n'ayabayemo umurenda. Ibyo rero nibyo bita kurya amazi. Naho rero kunywa ibiryo, tujye turya amazi, mujye murya amazi, munywe ibiryo nk'abayarya. Rero nanone ibiryo nabyo tukabikanjakanja neza bikanoga, bikivanga n'amacandwe ku buryo bimanuka bikagera mu mubiri tutagombye kumva ko byatonize. Burya kunigwa ni uko umuntu aba atabivanze neza. Mu kanya warukomoje kuri gombo, hari ukuntu amazi umuntu aba yumva yarungira utuntu runaka, hari abashyiramo indimu, hari abashyiramo utundi tuntu.
byo mubivugaho iki? Nibyo dukunda no kubibona aho tugenda, umuntu akaba ari mu modoka ukabona afite icupa ririmo gombo, ririmo kokombure, rikatiyemo indimu, wenda na mu gitondo yanyweye andi arimo tangawize, bene iyo no mu cyayi no mu cyayi n'umwenya, donc ni ibintu byinshi. Ni ukuvuga nk'uko twatangiye tubivuga, amazi akozwe n'ibinyabutabire, atome ebyiri za hydrogene ni atome imwe ya oxygene. Iyo wongeye H2SO, iyo ufashe amazi nk'aya ngaya ukongeramo tuvuge kokombure nayo ni ikiribwa gifite nacyo ibinyabutabire bikigize. Iyo byongeye mu mazi rero, ibyo bintu burimo kunywa ntabwo byitwa amazi, ni ikindi kinyobwa, ni amazi nyine arimo kokombure, ni amazi arimo indimu, cyo bita ostrone. Afite nayo izindi reaction n'indi mimaro ari bukore itandukanye n'iy'amazi ari pure. N'ikimenyimenyi, ntabwo ushobora gufata gombo ngo uyishyire, niba ubyita ko ari amazi, ntabwo uzafata gombo ngo uyikatire muri gurude. Ayo mazi ya gombo, wenda amazi yabuze, nzi ko utatekereza no kuyakaraba mu maso. Unayakarabyemo uko byakugendekera, wabona ko bitandukanye n'igihe wanyweye amazi ari pure atarimo ikindi kintu. Ni ukuvuga rero amazi kugira ngo akore reaction turimo kuvuga yo kuvana imyanda mu mubiri, kugira gute, agomba kunyobwa nta bindi bintu byongeyemo. Ayo nayo akaza kubarwa muri liquide umuntu yafashe, ariya yongeyemo ibindi, ariko uri kubara amazi wanyweye ku munsi za litiro 2 turimo kuvuga, ntago turi kuvuga bene ariya amazi ari mu bindi. Ni ryari umuntu yemererwa kongeramo ibindi bintu? Kuko nk'ababa yageraho baje kwisuzumisha, hari nk'igihe umubwira muti uvangemo indimu, uvangemo iki n'iki, biba ari ibintu byihariye ku muntu cyangwa n'abantu bose babikoresha muri rusange? Hari igihe biba byihariye bitewe n'ibyo twamubwiye ashobora kuvanga mu mazi, ariko ibyo tuvuge nk'amazi arimo indimu, nk'umuntu urwaye gute wamubwira kunywa amazi arimo indimu, ariko ntabwo ari bunywa amazi arimo indimu kuva mu gitondo ngo agere nimugoroba, ahubwo araza kugira ku munsi, tuvuge nka amaze kurya haciye iminota 30, ashobora kunywa amazi arimo indimu. Ashobora kuyanywa se mu masaha 9. Ntabwo rero ari amazi uba uri bunywe umunsi wose avanzemo ibindi bintu, icyo gihe ntabwo ubunywa amazi. Hari abantu benshi bibwira ko banywa amazi ariko mu by'ukuri batayanywa, kuko bayanywa vuba vuba bihuta, bayanywa bahagaze, barangaye, basakuza. Tugomba kuyanywa avec meditation. Hari umuhanga witwa Leopold Vinci yavuze yuko amazi ari imbaraga z'ibiri ku isi byose, ayoboye ibiri ku isi byose, ko igihe turimo kuyanywa tugomba kubizirikana. Icyo gihe natwe tuba dufite uruhare cyangwa dutanze umusanzu wacu mu kubahiriza no kubaha iniveri yacu cyangwa se ibidukikije. Tugomba rero kubikorana meditation, kubitekerezaho, ntabwo ari ibintu tugomba gufata nk'ibidafite agaciro. Ni izihe ngaruka rero zigera ku bantu iyo badakoresheje amazi cyangwa bayanywe uko bikwiye? Kutanywa amazi cyangwa kuyanywa nabi bituma umuntu ashobora kurwara umutwe uri chronique, ashobora kugira ashobora kugira constipation, ashobora kugira imyanda myinshi mu mubiri. Ibyo byose bigashobora gutera uruhu rugira acne, rugira ibiheri, cyangwa se rugira allergie, kwishimagura. Bishobora no gutera indwara z'umutima, kuko twabonye ko amazi aba akeneye kuba fluidifié, donc koroshywa ku gipimo cyayo kugira ngo n'umutima ubashe kuyasunika neza, atembere mu bice byose by'umubiri uko bikwiriye. Uwo muntu ashobora kugira uburyo concentration ye y'ubwonko igihe ari mu kazi ishobora kugabanuka. Rero amazi meza tugomba kuyanywa neza kugira ngo tubashe kurwanya ibyo byose. Kandi nanone amazi tunywa igihe tutayanyweye neza, nanone dushobora kubyita igihe umuntu yanyweye amazi adasukuye. Amazi adasukuye ashobora gutera indwara zikomeye,
turabizi twese amazi ashobora gutera, kubera ko ibinyabuzima byinshi biyakunda bikunda kujyamo bigatereramo amagi bikororokeramo, ibyinshi byororokera mu mazi, aho ushobora gusanga umuntu ashobora kurwara nka za mibe n'izindi parazite zo mu nda zitewe n'uko yanyweye amazi adasukuye uko bikwiriye. Nanone kandi ashobora gutera indwara zishobora kwica nk'indwara ya macinya, akenshi na kenshi batewe n'uko abantu banyweye amazi yanduye cyangwa se ibiryo byandujwe n'amasazi yabashe kubigeraho, umuntu akaba yarwara iyo ndwara. Rero amazi ni ingenzi cyane ko tuyanywa neza kandi tukirinda amazi adasukuye. Wakomoje ku isuku yayo uvuga filtre, ubwo ni uburyo bwo kuyayungurura kugira ngo niba hari ibidakwiriye udakwiye kunywa bisigara aho ngaho. Ariko tunarebye hari abantu tuzi baba baturiye imigezi, baturiye ibiyaga. Gukwirakwiza amazi mu Rwanda birimo biragenda bitera imbere, ariko ntibavuga ko byari byaba 100%. Nayo akwirakwizwa nayo hari isuku abakeneye. Ndeka tuvuge gato ku isuku y'amazi asukurwa ate? Okay, nk'uko bivuze ubona ko ingamba za guverinoma y'u Rwanda ari ugukwirakwiza amazi ahantu hose, abaturage akabageraho mu birometero runaka, umuturage akaba agomba kubona amazi atagenze urugendo rurerure. Hari abantu baba baturiye ibiyaga bataragerwaho n'amazi asukuye neza, ayo mazi rwose baba barayavukiyemo, bumvishe tuvuga nibi baravuga batereka, ariko ibyo nibyo muri kwivugira, twebwe tunywa amazi y'ikiyaga yarandeze kuva ndi umwana. N'umugezi bitwa runaka. Nanze kuvuga iwacu, ariko ubwo n'uwo wese afite umugezi iwabo. Buri wese afite umugezi iwabo. Rero abantu baturiye bene iyo migezi biba byiza yuko amazi bagiye kunywa babanza kuyateka. Nayo atari bagiye gutekesha, ari amazi bagomba kuyateka. Bibaye na byiza bakagira n'iyo filtre yo kuyayungurura, kuko byose ni ikibazo cyo kubiha agaciro. Kuko umuntu yavuga ati irahenda igira gute, ariko ugasanga umuntu abona ajya kugura inzoga ariko ntashobora kubona ayayungurura amazi ngo umuryango umere neza. Ikindi kandi bashaka no gukoresha imiti isukura amazi itandukanye igurishwa mu mafarumasi hirya no hino. Harimo umuti witwa Silo ugabanya, donc utuma amazi acya kandi ukica n'ibinyabuzima bitari byiza ku buzima bwacu. Hari n'ibinini bitandukanye bya chloride bakoresha kugira ngo bashobore gusukura amazi. Hari n'abareka amazi y'imvura, hari n'abajya kuvoma aho bita kuri kano no ku isoko. Abo ngabo urababwira iki? Amazi y'imvura, ariko na robine ntituzibagire. Amazi y'imvura ntabwo ari amazi meza yo kunywa. Ushobora kuyakoresha wenda abantu bakoropa, abantu bafura imyenda, ariko kuyanywa amazi y'imvura barimo ibinyabutabire bitandukanye bitari byiza ku buzima bwacu. Kuri amanuka mu kirere amanukana n'ibinyabutabire twebwe tutabona, nk'uko twabonye ko amazi ubwayo akozwe n'ibinyabutabire, reaction agirana n'ibindi yagiye asanga mu kirere, amazi arabimanukana akabigumana, ku buryo kuyakoresha mu kuyanywa cyangwa guteka ntago ari byiza. Bakoresha muri ibyo bintu bindi byo hanze yo ntibyinjire mu mubiri. Ndetse n'abatunzi inka babwirwa ko ba veterineri bavuga ko rwose kizira kikaziririzwa guha amazi y'imvura inka. Rero n'andi matungo. Nayo kuri kano na robine yo? Kano na robine nayo icyo umuntu yayavuga. N'abavoma batezeho umuvovo, sinzi ko muzi. Donc ikintu igishishwa cy'inyuma cyo kunsina. Hari isoko runaka ngo tuzi ngo igira amazi y'urubogobogo. Ngo amazi ngo bapimye ngo bakaburamo ikintu. Amazi y'isoko nazo turabizi uburyo twanize uburyo isoko y'amazi igomba gucungwa. Bayicukuye mu musozi, yego. Urutare, hari yabamanuka ku rutare hano. Yego. Ariko cyane mvuga kuri ziriya kano ziba hirya no hino mu giturage, bategeka guteraho pasiparumu, bateraho pasiparumu, bakahazengurutsa neza ibiti byabugenewe kugira ngo he kugira amatungo cyangwa se abantu bashyira umwanda washobora kwanduza ariya mazi. Ikindi kandi ntabwo ari amazi twizera 100% ko ari amazi adashobora kubamo ibinyabuzima byakwangiza ubuzima. Akenshi na kenshi usanga ari n'amazi ushobora kubona hejuru ruguru abaturage bahatuye bafite amatuwarete acukuyemo ageze hasi. Akenshi na kenshi ashobora kugeramo ibinyabuzima
bijya muri cyo bita nappe phréatique y'ubutaka. Nappe phréatique rero ugasanga amazi araza yanduye arimo ama microbe atandukanye n'amaparasite yaturutse kuri hahandi baba bakabutiye isoko. Niyo mpamvu iyo bajya gukabuta isoko bayikabuta ahantu abaturage badaturiye cyane. Gusa nyine usanga ko imiturire yagiye ituma noneho ba bantu batura bakurikiye aho isoko iherereye, ugasanga bashobora kuba impamvu yo kwanduza y'amazi. Ibyo rero bisaba ko abantu bavoma amazi ya za kano nabo bagomba kuyateka kandi bakabanza bakanyuza muri filtre aho bishoboka rwose. Uri umuhanga mu mirire no kuboneza imirire, umaze imyaka irenga 30, ugira inama abantu abataragira ibibazo by'ubuzima yenda ngo barware, ariko n'abarwaye ukabafasha ushingiye ku bunararibonye bwawe. Niki wabwira abatureba abadukurikiye twanzura n'ikiganiro ku buryo bwo gukoresha amazi, n'inama watugira ushingiye no ku ngero zifatika z'ibyo wagiye ubona? Ku byo nagiye mbona kandi nshingiye no kuri siyanse, ni uko tugomba kumenya ko amazi ari ikinyobwa cy'ingenzi cyane mu buzima bwacu. Uko imyaka yawe yaba ingana, uko waba utunze, uko waba ureshya, amazi ni ingenzi cyane kugira ngo ubuzima bwawe bumere neza, niba nibura wifuza kugira ubuzima bwiza. Tugomba kandi kuyanywa, tukamenya ko amazi asukuye, tukamenya kuyanywa neza n'igihe cyo kuyanywa tubizirikana, tukanareba tukirinda kunywa amazi ari uko inyota yatwishe, ahubwo tukabishyira mu muco wacu tukayakoresha buri gihe. Rero tukayakoresha nyine, ariko tuyakoresha neza. Ni amazi ameze gute, tuyanywa ryari, tuyanywa gute? Ibyo bintu twabyumvishije, twanabimenye, ariko ibi byose turimo kuvuga ntacyo byaba bimaze tutaramutse tubishyize mu bikorwa. Rero icyo mbwira abatwumva ni uko kenshi cyane ibiganiro byigisha abantu kugira ubuzima bwiza aba ari ingenzi cyane mu bumenyi wungutse, kubushyira mu bikorwa kugira ngo bubashe kukurinda indwara. Kuko akenshi iyo umuntu yanga kunywa amazi muri ubwo buryo bwiza bwo gukumira indwara, erega tuvuga gukumira indwara nuko tubona yuko zitwugarije zigenda ziyongera kandi zitandukanye dushobora no kwirinda, n'amazi ashobora kuturinda. Umuntu yanga kunywa amazi, kanga kunywa amazi mu buryo busanzwe, ugasanga uri kuyanywesha ibinini, kandi ukabinywa mu gitondo, saa sita na nijoro. Ntabwo ari byiza rero yuko uzanywa amazi uyanywesha ibinini, ahubwo wanywa amazi hakiri kare ukayanywa neza kugira ngo bizakurinde kuzayanywesha ibinini. Kuko akenshi umuntu aravuga ngo se ngo ryahanga igihe kingana iki, ngo narabirambiwe. Iyo warwaye ntabwo urambirwa imiti. Icyo kintu mujye mukimenya, ntimukarambirwe imico myiza, ntimukarambirwe imigenzo myiza. Turabakunda kandi tubifuriza ubuzima buzira umuze. Murakoze. Anastasie Mukakayumba, umuhanga mu mirire no kuboneza imirire, kuri ingingo rwose ijyanye n'amazi, akamaro kayo, uko akoreshwa, ibyo tugomba kwirinda. Urakoze cyane kuri ikiganiro cyiza duhaye. Murakoze. Inshuti mwakomeje kudukurikira rero murabyumva yuko mudakwiye guca amazi, kunywa amazi kandi neza, nta gihombo tubifitemo, ahubwo murumva yuko ari inyungu gusa ku buzima bwacu. Reka mbashimire, mukomeze kugira ibihe byiza. Bye bye. Nabundi mwinywera amazi, mutayanywa mwihuta, ahubwo muyanywe nk'abayarya.